ntabwo wari wagira shaji nukuvuga ngo Mana yagasani utukuramo icyo kintu vanamo numva icyo kintu ariko bari naribi urumva nuko namwe ko icyorezo bita COVID-19 gacyarakaze muje kamunwa neza ibintu byarakaze ngo reka byaradogeye covid se covid iki kintu hano cyavura covid iki naho cyavura covid kiragutyo ntari bituganira uri kuvuga ku muntu ibintu ni fresh nukuvuga ngo niri zuba ryaradukaranze n'icyorezo n'iki umuyobozi wacu ni arakubiteza ariko umuyobozi birako bayisamuna n'iminota 15 iminota iyo ngiyo ingahe munani n'igice twata twitara natwe twadufite akazi samunani yo bavuze samunani zivamo saa 10 dore barimo bagenda bazi ngo bitesha bitegeke amakuru yayi meza asha yerindimi ma ariko nawe wakereye ari mutapu wari fresh nyine oya abundi memure ari bidaro mutwatinu yego narumu tipapa wanje sibyo ntewe buriyemo what niyo umuyobozi bajya bavuga se debera ko umuyobozi tumiza bite ji wewe bikirefu yo umuyobozi wacu wewe bikirefu bimeze yakwicara vuba kanicara umuyobozi twumva icyo atubwira ahurana n'umuhava Jesus is Lord. n'abaturage neza reba kuntu mwicaye n'abaturage neza twagendana reba kuntu mwicaye wihangana n'umuyobozi wihangana n'umuyobozi ji jya wihangana reba kuntu mwicaye n'agapfukamo urabona natende wambaye agapfukamo uri kutureba hano uri kutambaye agapfukamo ninde muyobozi abonye atakamba se wacyabana mwatwe kava umuntu agapfukamo ureba tukambaye we tubwire ibyo tubwira yone mu kijega cy'umudugudu wacu ntacyo muzi hari abantu mu mudugudu basanze sidasi coronavirus nicyo cyorezo kitwugarije icyo cyumva nukuvuga ati mavide 19 amabwire ambwira ukuntu nge mbizi yatubwira nta kibazo yewe nyine ni icyorezo cyaje mu Rwanda nyine gutyo nyine ngo bararwara bagapfa ngo namwe narwaza ngo mbugarije nugushyiramo metero kwambara agapfukamunwa neza no gukaraba cyane ubwo byo ni murabyubahiriza nugushyiramo metero gute numva mwana yubahiriza uburyo wapima gutya metero mubahirize ndebe azanyanduza papa wanje Funke! ibyo ngibyo Funke! ibyo ngibyo nibyo leta iri kudushishikariza bagushyiramo metero gutya nkwegerana no gukoraho bajya numva se bavuga ngo nugukaraba buri kanya ibyo bintu nabyo mu bidusobanura ugomba gukaraba buri gihe cyangwa ugakoresha imiti utagiye kujya se Oh no! cyangwa igihe ugiye ahantu hafunganye hari abantu benshi ugashyiramo metero wese intoki wazosaba nk'ifi ni uko ukirinda kuko umuntu ucyanduye nta bindi ni uko zabyumvishe rero hano mu mudugudu wacu ikintu cyica sha isi yose ngenda rana yose nyizengurutse nyibwiye ko icyorezo ibimenyetso byacyo ni ibi nabanza tubwire atazajya ukigwara akanduza abandi ibimenyetso icya mbere kugira umuriro mwinshi ahubwo wumva ufite samura ntabwo ujya ubikora mu mudugudu wacu ndagira ngo bamenyeshe ko hari umuntu urwaye icyo cyorezo uwo muntu ninde Yesu! murebe atabarimo hano ikiza nuko atari tubwire uwo muntu bamwita kora bisaza kandi mwese muramuzi wa musitari w'ibisatsi w'ibisatsi nyamusangamo icyorezo cya covid rero niyo mpamvu abantu bose bo muri uyu mudugudu bagomba kumugendera kure bahura nawe bagashyiramo metero
cyangwa babyubahiriza cyane ndabasaba nka metero n'isi nyine najya gurana wese ko ntabwo nahagarana na rero ubwo ni ukuzajya nyine ukizindi nzira zawe nzabwirinda shwitasi ibyo nibyo dushaka reka ibintu bitwara ubuzima bw'abantu ugomba kubikora nk'uko muri kubivuga sibyo kugira ngo hatazagira undi muntu ugaragara icyo cyorezo cya covid niko bimeze no kwirinda tugashishikariza n'abandi bose mu mudugudu wacu n'abataje mu nama bose mukabibabwira n'ababyeyi bawe What? bose ariko nawe wisha amabwiriza zamura agapfukamunwa vuba vuba yaba nazanye daso wowe uzazi gutambikanya kumvishe rero sibyo How supposed do we have this? Maze iminsi mu kato ngiye gushaka umusururu ariko nubwo ndamutengezeyo ngiye gushaka umusururu nta nubwo batuma ninjye ariko leta y'u Rwanda iranadukunda mwana yagiye inama inshuro nyinshi ndinangira sigaye mura n'abajama bakirukanka ariko ntacyo reka tubire mu rugo njye mu kato nubahiriza amabwiriza ku munsi ndaye nkaraba inshuro 200 nenewe nubwo bakara uko ngoze kwitungo nkaraba reka nisubirira inyuma wasaza